Muraho neza nshuti z'umusaraba bene data mudukurikira kuri ijambo rya Imana TV. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira nanone uyu munsi, turagira ngo mwebwe mwese mudukurikiye muhabwe umugisha n'Uwiteka. Katuba dusenge Imana hanyuma dukomeze n'ijambo ry'Imana. Mana, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kuba imbere yawe ngo tuganire n'abaduteze amatwi ijambo ryawe. Uyu mwanya turasenze kugira ngo ntaba ari twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi umuntu wese uteze amatwi ijambo ryawe turasenze kugira ngo mutere ishyaka n'umwete byo kumva no kumvira no gukora iby'Imana ishaka muri kino gihe kiruhije kigoramye mu buryo bukomeye. Urakoze cyane, twebwe twese ntuduhane umugisha n'abazadukurikira bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Uko bisanzwe, amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Tugarutse imbere ya kamera kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe wowe uduteze amatwi. Imana iguhe umugisha wowe ufata umwanya wawe ugafata igihe ukumva ijambo ry'Imana. Natwe Imana iduhagurukije mu gihe gisa gutya kugira ngo tubwire abantu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribaye ingume muri ibi bihe. Ijambo ry'Imana ribaye ikibazo riruhije abantu kuribona, bigoye abantu kuritanga ry'ukuri. Ariko Imana yaduhagurukije ngo tubwire abantu kuri, tubabwire ijambo ry'Imana, duhumurize imitima ifite ubwoba, icitse intege. Imana itugire neza. Tuzanye ijambo Imana iduhaye kuvugana nawe uduteze amatwi kuri uyu munsi. Imana iratubwiye ngo tubwire abantu ngo nimukomere ku Mana yanyu, no mu bikomeye muzanyuramo Imana muzasanga yagezemo mbere. Imana ishimwe. Aho muzanyura, ibyo muzacamo, nimukomera ku Mana yanyu muzajyanamo, muzasanga irimo izabatangamo. Nta bikomeye bihari, nta ngorane zihari, nta ntambara zihari ku muntu wubashye Imana agakomera ku Mana ye atazajyanamo n'Imana. Muri ibyo yararimbye aravuga ngo abantu bajye bakundana bakiriho. Umuntu yarwara bakamusura, igihe cyagera yatabaruka bakamuherekeza, bakamusezera bakavuga ngo nagende, Imana imuhe uruko ridashira, bagasubira iwabo mu ngo, uwo muntu akagenda wenyine. Umubyeyi ntiyajyana n'umwana we, umugabo ntiyajyana n'umugore, cyangwa ngo umugore ajyane n'umugabo we, inshuti ntiyajyana n'inshuti ye. Hari aho bigera umuntu agasamaye, umuntu akagenda ukwe. Ariko Kristo Yesu niwe nshuti nziza itagihana abantu mu byago no mu makuba. Imana ishimwe. Umuntu wakomeye kuri Kristo, umuntu wakomeye ku Mana ye, no mu makuba akomeye ate, asanga Yesu yagezemo, akayaca imbaraga, akayatesha agaciro, umuntu w'Imana agatambuka. Imana ikugire neza. Wowe dukurikiye kuri uyu munsi, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakugendereye kandi kuzana ijambo ry'ihumure rikubwira ngo komera ku Mana yawe. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turasoma ibice bitatu, duhere ku murongo wa 19 turangiza wa 26. Turaza no gusoma igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere twigire hepfo gato, tuvugiye kuri aya magambo Imana iduhaye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice bitatu, umurongo wa 19, haranditse ngo Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi. Areba Sadurake na Meshake na Abedenego igitsure, ategeka ko benyagiza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka 7.
maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Sadurake na Meshake na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye ba Sadurake na Meshake na Abedenego birabica. Nuko abo bagabo batatu Sadurake na Meshake na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. 24. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahagurukana n'ingoga abaza abajyanama bati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'intama, umwana w'Imana. 26. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Sadurake na Meshake na Abedenego, mwa bagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Sadurake na Meshake na Abedenego bahera ko baba mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Imana ishimwe. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo komera ku Mana yawe. Nta makuba hari, nta byago bihari ku muntu wakomeye ku Mana akayikomezaho atazasanga Kristo Yesu arimo. Imana ishimwe. Hari ibiteye ubwoba, hari ibikuye abantu imitima, ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo nimukomere ku Mana yanyu muri kino gihe, kuko ibyo byose bibakuye imitima n'ibihangayikishije. Kristo Yesu yicaye muri byo, kandi muzatambuka nk'abantu b'Imana. Ndagira ngo dusome iki gice cya mbere, twumva aba bagabo Sadurake, Meshake na Abedenego Imana yakoreye igitangaza muri ubu buryo. Tuze kubagarukaho. Ni bantu ki? Ni bwoko ki? Baturuka he? Bateye gute? Aba bantu bahamagawe, aha twahereye ku gice cya 3 umurongo wa 19, umwami Nebukadinezari akamamagara ati, nimuze. Ni bantu ki? Kadusome igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi, batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami, n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda rero harimo Danieli na Hananiya na Mishayeli na Zariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Danieli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Meshayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Maze Danieli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo
atiyanduza. Imana itugire neza. Katurekera aho ngaho, uzakomeze usome uzasanga amateka y'aba bagabo bane, aba basore bane, aba bahungu bane b'Abaheburayo, b'Abayuda, b'Abisiraheli. Iki gice cya mbere kitweretse iyi ngoma y'umwami Yehoyakimu mu mwaka wa gatatu ari ku ngoma y'i Buyuda. Amaze umwaka wa gatatu ku ngoma z'Abisiraheli i Buyuda, ayoboye ubwoko bw'Imana, abantu bavuzweho n'Imana bafite amasezerano, ariko bagandiye Imana, bavuye mu byizerwa, nyamara ariko kandi hari abantu bacyubaha Imana muri bo. Hari abantu bata Imana bikabazanira umuvumo, ariko bidakuyeho ko harimo abantu bubaha Imana muri abo ngabo. Iyo ibyago bije rero, n'abo ngabo bafatanya n'abandi. Kuba uyu mugabo Daniyeli, kuba uyu mugabo Ananiya, umugabo Mishayeli n'uyu mugabo Azariya, abo basore uko ari bane, kuba barubahaga Imana ari Abayuda, ari Abaheburayo, ntabwo byababujije ko bajyanwaho bunyago. Babatwaye ari iminyago. Uyu mwami Nebukadinezari, Bibiliya itweretse ko Uwiteka yamugabije iki gihugu, yamugabije Yerusalemu i Buyuda, arahagota, arahatsinda kandi ajyana iminyago. Bibiliya inatubwiye ko hari ibintu byo mu rusengero yajyanye akabijyana i Shinari mu rusengero rw'Imana ye, akabishyira mu bubiko bw'urwo rusengero. Nusoma amateka, ibi bintu uyu mwami Nebukadinezari yajyanye byakoze akantu, ariko si byo nshaka gukurikira ngo nkomeze kubivuga. Ariko nuguma gusoma muri iki gihugu cy'i Babuloni, ibi bikoresho yajyanye byageze aho bikora akantu. Imana irafuha. Imana itugire neza. Ntabwo ari ubwa mbere, si n'ubwa kabiri Imana yatanga abantu mu maboko y'undi muntu w'umunyembaraga. Imana yabikora ifite impamvu, Imana yabikora ifite umugambi wo gushaka kwiyubahisha. Kandi Imana ntikorera guhomba. Bibiliya itubwiye ko Imana yagabije uyu mwami wa Babuloni, amugabiza i Buyuda. Yaba Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda wari umaze imyaka 3, yaba abo bahungu dusomye bane na bagenzi babo benshi, abatwaraho iminyago. Nebukadinezari abagejeje rero i Babuloni, twumvise ko yashyizeho itegeko. Ari umutwara aramubwira, tumva rero, aba banyagano tuzanye harimo abantu b'ubwenge, turabizi, harimo abantu b'ubwenge. Arabwira, tumva rero, genda utoranye, unoranyirize muri bo abantu bakomoka mu muryango w'umwami, n'abandi b'imfura zindi bakomoka mu miryango y'imfura zindi, mbese abantu bafitanye amasano ya bugufi n'umwami, n'abantu abana bakomoka mu miryango ikomeye ariko beza b'uburanga. Kabiri, bafite ubwenge, bafite ubuhanga, bafite ubwenge mu byo kumenya byose, b'abahanga. Imana itugire neza. Nibwo rero hatoranijwe uyu mugabo cyangwa se uyu musore Daniyeli, hatoranywa uyu nguyu Hananiya, hatoranywa Mishayeli, hatoranwa n'uwo bita Azariya, abahungu b'Abayuda bubaha Imana. Iyi nkone y'umwami itegetswe kujya kubarira imyaka 3, kuko iby'ubwenge bari babifite n'ubuhanga, ariko itegetswe kujya kubarera imyaka 3 kugira ngo babamurikire umwami. Barize umuco w'i Babuloni,
barize iby'ubwenge by'i Babuloni, barize iby'ubuhanga by'i Babuloni bigerekwa ku bwenge bari bafite nk'abayuda. Ategetswe kubarinda, ategetswe kandi kubagaburira. Imana itugire neza. Ibyo kurya by'ibwami, ku byo kurya umwami aryaho ku byo kurya umwami aryaho. Imana itugire neza. Ibi byo kurya umwami aryaho ngo ndetse n'umusaba wa vino uvuye kuri vino umwami anywaho, ni ikintu cy'agaciro. Ariko ndagira ngo nkubaze, utoranirijwe kurira ku meza y'umwami no kunywera ku gikombe cy'umwami, aho wahakana? Wiha igisubizo. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, kuko ari umuheburayo uzi Imana y'abasekuruza. Nubwo bari barataye Imana bakagendera mu bizira, ariko hari hakiriho abantu bagikomeye ku Mana yabo. Ndetse abo bantu bari bafite imyitwarire myiza, bavuka no mu miryango ikanyakanya y'ibwami. Bivuze ko bari bagifite amateka y'Imana ya Isiraheli, Imana nzima, Imana yera yabavanye mu gihugu cya Egiputa. Bari bakifiteho amateka, nubwo bitababujije kunyagwa ngo bajye mu bunyage. Dukomeje dusoma rero, wigiye hasi gato, aba bahungu bamaze kubatizwa aya mazina, Beluteshazari ariwe Daniyeli, Imana tugire neza, Meshake, Sadurake na Abedenego. Bahawe ayo mazina kugira ngo babashe kwigishwa umuco w'Ubukarudaya cyangwa se w'i Babuloni, kugira ngo bamenye ikirimi cyabo cy'ikinyarameya bakoreshaga muri kiriya gihe, bazakimenye, bamenye umuco wabo, bamenye uko babayeho, bashyirwe mu bandi banyabwenge. Nukomeza gusoma, aba bahungu baratojwe, ariko ntibigeze biyandurisha iby'i Babuloni umwami yari yategetse. Nusoma uzabisangamo. Imana ishimwe. Ndagira ngo mubwire ngo ukomere ku Mana yawe, no mu bihe bikomeye ukomere ku Mana. Uhagarare ku Mana yawe, uyihamye, uvuge imbaraga z'Imana, uvuge gukomera kw'Imana. No mu bihe biruhije bigoye urimo, uhagarare ku Mana yawe. Isoni zitakurisha umwanda ngo babigira gute, babireba gute, babifata gute. Oya, komera ku Mana wamenye. Abahungu batungwa n'ibishyimbo imyaka 3 ishize bagiye kubamurikira umwami. Noneho umwami abashya ikizamini. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose bigira itangiriro bikagira n'iherezo, kandi nta shuri ribaho ritagira ikizamini. Imana ishimwe. Nta shuri ribaho ritagira ikizamini. Bibiliya yatweretse ko umwami yagiye aganiriza aba banyabwenge bose bari bavuye muri izi ngando, muri izi trainings cyangwa muri aya mashuri, muri aya masomo, aya makosi bakoze mu gihe cy'imyaka 3, baje kubamurikira umwami. Arangije umwami rero akababaza ibibazo kugira ngo yumve levels ubwenge bwabo buriho. Mbese mu byo kumenya iby'igikarudaya n'umuco n'imihango n'ubwenge, arabatestinga neza ngo yumve mbese bano bantu ko barangije imyaka 3 bigishwa, bahagaze ku ruhe rwego, nabakoresha iki, babara umumaro cyangwa babara wo gupfira ubusa igihugu. Bibiliya yatweretse ko aba bahungu ko ari 4 muri test zakozwe babatestinga, umwami yabonye ko ari bo babaye abambere, best performer, babaye abambere mu gusubiza ibibazo umwami yasubizaga bijyanye no kugaragaza amasomo bafashe mu gihe cy'imyaka 3 urwego bahagaze. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Bibiliya igaragaza ko aba bahungu ko ari 4 umwami yabagororeye.
abaha imyanya myiza mu gihugu, barategeka, abagira ba hafi kuko bari abanyabwenge. Ntabwo nza gutinda ukuntu umwami yaje kurota inzozi, ntabwo nigeze mbisoma, ariko mwihangane gato mbivuge, nshake kugaragaza aho Daniyeli yari ari igihe Sadurake, Meshake na Abedenego kuri iki gice cya 3 umurongo wa 19 twasomye bahamagarwa ngo bajugunywe mu itanura ry'umuriro, aho Daniyeli yari ari wa 4. Mane tugire neza. Umwami arose inzozi, ndagira ngo nihute bino ne kubitinda. Umwami arose inzozi zimuhagarika umutima, arazibagirwa, ahamagaye abakonikoni, ahamagaye abanyabwenge, ahamagaye abacunnyi n'abavubyi, bose baraje zirabananiye, ababwira ati nimuzindotore mumbwire izo narose, bati byo ntibirabaho. Mbese umwami aciteka aravuga ati menye neza ko muri kwirengagiza kumfasha nkana, mubonye ko nazibagiwe, none muhuje umugambi wo kuganira itegeko ry'umwami. Ndaje nciteka. Aciteka nivugwa mu gihugu hose, ingoma ziravuga zijya mu karubanda, baravuga bati abanyabwenge bose bapfe bashire. Na Daniyeli rero, uwo mugaragu w'umwami agera kwa Daniyeli agiye kumushaka ngo nawe ze yicanwe n'abandi banyabwenge. Daniyeli aramubaza ati niki kibaye ko haje itegeko ry'ikubagaho? Aramubwira ati umwami ategetse gutya ko abanyabwenge bose bicwa kubera ibi n'ibi, bananiwe kurotora inzozi z'umwami. Daniyeli aramubwira ati inkira umwami tujye kuvugana. Amujyana ibwami. Daniyeli abwira umwami ati umva rero mpigihe ngende senga Imana yanjye, ndagaruka ngo umenyeshe iby'inzozi warose nuko zisobanura. Baragenda. Daniyeli areba ba bagenzi be, Hananiya, Meshayeli na Azariya, basenga Imana, bafata ibihe byo gusenga, begera Imana, binginga Imana ngo bahishurire ibyo bihishwe, batarimburanwa n'abanyabwenge bo mu gihugu cy'Ubukaldaya cy'Ibabuloni. Imana ishimwe. Bundi abantu b'Imana ni abantu bakwiye kumenya ko ibintu byakomeye, bakabayira n'ibitamba abandi, bagacungura abandi aho byari bikomeye. Abandi banyabwenge badapfu, natwe tukagenda muri bo twaramenye Imana ihishura ibihishwe. Ariko Imana ishimwe muri kwa gusenga no kwinginga. Umwami Imana aza kuri Daniyeli, amuzanira za nzozi, arazimurotorera kandi amusobanurira nuko izo nzozi zigize gute zisobanura. Daniyeli arangije arishima, aravuga ati Imana ishimwe, menye neza ko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe, hari Imana ireba ibyo abantu batareba, hari Imana imenya igasobanukirwa ibyo abana b'abantu batamenya. Havuga ati niyo impaye kumenya inzozi z'umwami. Atera intambwe ajya kureba umugaragu w'umwami waratumwe kujya kurimbura abanyabwenge. Aramubwira ati shira umwami ngiye kumusobanurira iby'inzozi yarose. Daniyeli agenda atyo ibwami, ageze yasobanurira umwami iby'inzozi. Umwami arishima, aravuga ati nukuri mbonye umuntu mu mwuka w'Imana, mbonye umuntu koko usobanutse, mbonye umunyabwenge, mbonye umuntu ukomeye. Aramukuza. Ariko Daniyeli aramubwira ati rero ntabwo ibi bintu kuba mbigusobanuriye ari kubera ko ngenda umunyabwenge kuruta abandi. Ahangaha ngeze witonde. Hari igihe umuntu atekereza ko ari we uzi kubikora neza, ari uzi kuba yigishije neza, ari uzi kuba yahanuye neza, ari uzi kuba ibintu byagenze. Oya, iyera yo mu ijuru niyo ikoresha umuntu uko ishaka, kandi ibyo ngibyo imukoresha bikaba biri mu nyungu z'Imana kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Nta munyabwenge, nta umuhanga bitarimo Imana byashoboka. Aramubwira ati ntabwo ari uko ndusha abandi, ahubwo Imana ibimishuriye kugira ngo umwami nyir'igihugu urakarama abashe kubwirwa no gusobanurirwa ibyo Imana yashatse kumubwira imusanze ku gisasiro. Imana ishimwe. Reka nihute kuko aho ngaho umwami yaramubwiye ati Daniyeli rwose menye ko Imana yawe ari ya nyayo, niyo Mana y'ukuri ikwiriye gusengwa. Arahamya nawe aravuga ati iyi Mana abantu bose bakwiye kuyikurikira, nimenye umuntu udasenga iyi Mana ntabwo azanyira. Ariko Daniyeli ahabwa umwanya mwiza ibwami, ahabwa gutegeka,
abandi banyabwenge ngo ahabwa kuyobora igihugu cyose cy'i Babuloni. Mu yandi magambo, agirwa nk'ukurikira umwami. Aguma ibwami gutyo, ntiyasubira aho yabaga. Aba bagenzi be batatu rero, Sadurake, Meshake na Abedenego, ubwo ni Hananiya, Meshayeli na Azariya, baguma mu mirimo bari barahawe bakimara kurangiza amashuri y'imyaka 3. Iki gice cya gatatu rero nicyo tugezemo. Imana itugire neza. Ni gice umwami yakoze igishushanyo. Umwami yakoze igishushanyo, arangize kugikora agitereka mu kibaya cyitwa Dura. Arangije ahamagara abanyabwenge n'abanyamategeko n'abantu bakomeye ngo baze kweza icyo gishushanyo. Nibamara kucyeza no kugihesha umugisha, abantu bahere ko batangire bacyubararire bagisenge. Twibukiranye ko uyu ni Nebukadinezari warose inzozi, akabura umunyabwenge dusobanura, ariko akabona ko mu ijuru hari Imana isobanuye inzozi, iri muri Daniyeli, iri muri bagenzi be b'Abayuda. Ntabwo amakuru yayobewe ko hariho Imana. Naho abantu basenga ibishushanyo ntibayobewe ko hari Imana nyamana. Naho abantu basenga ibishushanyo bakabyikubita imbere, bafite amakuru, barabizi ko hari Imana isumba izindi mana. Imana itugire neza. Uyu Nebukadinezari amakuru yari ayafite neza ko muri abo Bayuda b'abanyagano harimo Imana, ndetse yaraherutse guhamya kwa Daniyeli avuga ati Imana ya Daniyeli niyo Mana y'ukuri ikwiriye gusengwa. Ariko arangije abirengaho akora iki gishushanyo nk'uko imico yabo yari iri. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo Imana igushaka ntabwo ikubura, kandi iyo Imana ishaka gukora kugira ngo ikwiyereke ntibura uko ikora. Akoze igishushanyo agiteretse mu kibaya, baraje bagesheje umugisha, baracyejeje, bashyize itangazo ku karubanda, baravuze ngo nimwumve ingoma n'amabubura n'ishakwe n'ibindi bivuga byose, bivuga n'imyirongi, mukumva biravuga mu gihugu cyose, abantu mwese mwubarare. Niko itegeko ry'umwami ryikubagaho rivuze, mwubarare, mwubarare, muramye icyo gishushanyo umuntu wese. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo itegeko iyo rije, haza itegeko ritegeka ibintu kubikora, hakaza na contrepartie ya rya tegeko ivuga ngo umuntu nataryubahiriza bizagenda gute. Ndagira ngo mbabwire ngo nusoma itegeko cyangwa ugasoma iteka, cyane itegeko, nusoma itegeko ntabwo itegeko rijyaho ngo he kujyaho na contrepartie ya rya tegeko. Itegeko nibe rivuga ngo umuntu wese utaza kubarara biragenda gute, nuko itegeko riteganya ko hari ushobora kuryica. Iri tegeko ryagiriyeho uwo muntu, kandi uwo muntu uwarishyizeho ntazi neza ko uwo muntu yarishyiriyeho ari buryubahiriza 100%. Niyo mpamvu ashyiraho n'ingingo ivuga ngo nibitagenda gutya, umwami rero ashyiraho ngo utaza kubikora ajugunywe mu itanura ryaka umuriro ugurumana. Iteka riracibwa, riratangazwa, abantu barabyumva. Bamaze kubyumva bajya ku karubanda, bajya ku nama, ingoma barayivuza, abantu bose batega amatwi bumva iryo tangazo riratangazwa mu gihugu cyose. Mu bihugu byose umwami yari ayoboye Nebukadinezari. Hanyuma rero igihe kirageze, bya byuma biravuze, inzogera ziravuze, imyirongi iravuze, ishakwe ziravuze, inanga ziravuze, ibiki byose barabivugije, abantu bose barubaraye aho bari. Sadurake, Meshake na Abedenego bamenye Imana ntibubarara. Imana itugire neza. Ibyo birangiye, habonetse abantu babonye ko hari abantu batubahirije itegeko ry'umwami, na n'uyu munsi ntibabura babaho. Bavuga bati umuntu yagandiye itegeko,
babigejeje ibwami. Tugeze kuri wa murongo rero wa 19 w'igice cya 3. Aho niho tugeze. Umwami ahamagaye Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo n'uburakari bwinshi, yazarenejwe n'uburakari akimara kumva ko abantu bagandiye itegeko rye. Arabahamagara ati mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego, nimwe mwabyitumye kugandira itegeko ry'umwami, nimwubarane ngo muramye iki kigirwamana nakoze? Aravuga ati ariko hari amahirwe, nimwongera kumva bavugije ishakwe n'imyirongi bya bintu bivuga birangira, mukubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, murahirwa, mufite amahirwe, mbahaye amahirwe ya kabiri. Twibukiranye ko turi ku ijambo rivuga ngo ukomere ku Mana yawe, nta bikomeye, nta ntambara, nta ngorane uzacamo ngo usange Kristo aticayemo niba waramuhamije neza. Bano bagabo abahati ibibazo, yewe wagira naho ababwira tumva mbabwire, nimutongera kubarara, nibyongera bikavuga ndimwubararisha, muranyuzwa n'ihe Mana? Amaboko yanyu murayanyuzwa n'ihe Mana? Afite umujinya, afite uburakari. Bano bahungu baramubwira tumva rero mwami yagora ko ngo murakarama, reka tukubwire, nta mpamvu dufite yo kugusubiza iby'iryo jambo. Akimara kuvuga ngo muranyuzwa n'ihe Mana, amaboko yanyu murayakizwa n'ihe Mana, baravuga batumva nta mpamvu yo kugusubiza iby'iryo jambo. Niba ari uko bimeze, Imana yacu ibasha kudukiza no mu itanura ry'umuriro. Barahamya, baravuga bati ibasha kudukiza, turabizi ko ibasha, nta kintu kinanira Imana. Ariko reka tuguhe nanone deuxième version, nahita dukiza, ntabwo dushobora kubararira izo mana zawe habe no kuzikorera, ntabwo bishoboka. Idukize turabizi ko ibishoboye, ariko nitanadukiza, kuko nabyo birashoboka, yareka tugenda kugira ngo ihabwe icyubahiro. Nitanadukiza, Imana twamenye turabizi, iba itanadukijije, ni ibyanyabyo, ibyo twakoze turabizi. Nitanadukiza, ntabwo turi gufata icyemezo cyo gukora ibigirwamana byawe. Aba bagabo ndabakunda, ndagira ngo mbwire abantu ngo nyamuna nimukomere ku Mana yanyu. Imana wamenye, komera kuri iyo Mana, uyihamye mu bikomeye, uyihamye aho ukomeye, nayo yiteguye kugira gute? Kugutabara. Umwami azabirangwa n'uburakari bakimara kumubwira iby'iryo jambo. Aravuga ati ibi nta nicyo bimaze byo gushyira amahirwe ya kabiri. Ashyiraho itegeko ry'ikubagaho, niko Bibiliya yatubwiye. Aravuga ati ngaho nimufata abagabo vuba vuba mubabohe, ngo abagabo b'intwari b'abagabo kuko bo mu ngabo z'umwami, bafata babahungu barababoshye n'imyitero bambaye n'ibiki byose barababuhahushye, ngo kubera kwitanura baryenyegeje inshuro nyinshi kubera umujinya w'umwami, bajya kubanaga muri yatanura, bagabo bagiye kubanagamo riraba umuriro urabotsa barapfa. Rero ndagira ngo ubwire ngo Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku muntu w'Imana. Abantu bajye bitondera Imana twakurikiye. Uwiteka Imana nyiringabo atugirire neza. Uko nguko aba bahungu bahamije bakamubwira bati naho Imana itadukiza, turabizi ko yadukiza mwami amaboko yawe, ariko nayo itadukiza ntabwo bishoboka. Ntabwo twahemukira Imana, ntabwo twahindura icyerekezo twafashe ngo twisubireho tuvuge ngo Imana si ya nyayo, ngo tuvuge ngo Imana yarahindutse. Imana ntihindurwa n'ibihe n'amateka, ahubwo abantu nibo bahinduka, ariko Imana ihora ari Imana. Ahari wagera mu bihe byiza ukibwira ko ari imbaraga zawe n'amaboko yawe, ariko wikishuka. Icyakora turi mu gihe cy'ubuntu, abantu nicyo mpamvu abantu barimo kuvuga ngo iyo Mana ibahe, bakavuga ngo izaza ryari ngo tuyibone, bakagukwena bakakubwira ngo iyo Mana uvuga, iyo Mana ukorera, iyo Mana usengiriye izaza ryari ngo tuyibone. Imana tugire neza, ariko Imana yihanganira abantu igira ngo n'uwo nguwo nawe abashe kwihana. Turi mu gihe cy'ubuntu,
Imana yihanganira abo bose bakoba abantu b'Imana, barenganya abantu b'Imana, igira ngo ahari nahagira bihana. Imana itugire neza. Ndagira ngo ko ababushye abahungu rero kwikubitiro barabanze bacaho umuriro banyuzaho. Aba bahungu ngo bavuye mu muriro, Imana ishimwe, haleluya haleluya, bavuye mu muriro ngo umwami ngo yahise ahamagara abatwari n'abajyanama ngo arababwira ati yemwe nimwigire hafi mbabazi. Baraza ngo arababaza ati ese harya nibe nibuka neza mu muriro nitwanazima abahungu batatu kandi baboshye? Bati niko byagenze mwamenya kugira Imana. Arabwira ati none rero nimumbwire rero biranyobeye ko ndeba mu muriro nkabonamo abantu bane. Imana ishimwe ko ndi kurebamo abantu bane kandi aba bantu bane babohowe barimo batembera mu muriro ntacyo babaye. Haleluya. Aravuga ati nimumbwire. Ageze hepfo aravuga ati kandi reka mbabwire ngo uwa kane ndi kureba arimo arasa afite ishusho y'umwana w'Imana. Imana ishimwe, Imana tugire neza. Uwa kane afite ishusho y'umwana w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo nta mbaraga, nta by'imbaraga, nta muriro, nta mazi. Niko yabwiye Yakobo, arambwira ngo yewe Yakobo wa munyorogotowe. Haleluya haleluya. Irambwira ngo nuca mu mazi atemba ntabwo azagutembana, kandi irambwira ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya. Haleluya. Ni nako aba bahungu bageze muri ritanura basanga Kristo Yesu yagezemo kare, kandi imbaraga z'Imana ziba hejuru z'imbaraga z'abantu bose, ziba hejuru y'imbaraga z'ibintu byose. Ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'imbaraga z'ibiguhiga, hejuru y'imbaraga z'umuriro wenyegejwe, hejuru y'intambara n'ingorane hariho imbaraga z'Imana, kandi ni wubaha Imana ukayikomeraho ugahagara mu ruhande rwiza rw'Imana, dore ubutabazi buraje mu ruhande rwawe. Imana tugire neza. Mureke dusenge. Kadusenge Imana. Twarimo tubwira abantu ngo nimuhagarare muhamye Imana, nimuhagarare muvuge neza Imana, nimuhagarare Imana mwamenye muyikurikire, muyihamirize imbere y'abantu n'ababareba, naho abantu bazabakoba bakabagaya, naho abantu bazabaseka. Yesu yarabivuze, aravuga ati umuntu utampamiriza imbere y'abantu, aravuga ati nanjye sinzamuhamya imbere ya Data n'abamarayika. Imana tugire neza. Bazabatuka rero bababeshyera ibibi byinshi, ariko ntimuzagire ubwoba kuko na Yesu Kristo ubwe baramwanze ntibamwemera, none ubwo ari we muhamya rero akaba ari we muvuga. Bazababeshyera ibibi byinshi, babatuka ibitutsi byinshi, babange babahige, ndetse n'ibinashoboka bazanashyira benshi mu nzu z'imbohe, abandi bazanicwa birashoboka, ariko bazaba bahorwa izina ry'Imana. Yesu yaravuze ati icyakora umuntu uzapfa yishwe n'ibyaha bindi yakoze n'urugomo yaba yakoze, uwo ngo ntabwo azaba ari mu ruhande rwanjye, nta n'ingororano afite mu ijuru. Ariko uwo bazanga bamuhuye izina ryanjye, bamuhuye guhamya kwa Kristo, uwo arahirwa afite ingororano mu ijuru. Imana tugire neza. Turimo turahamagarira abantu ngo nyamuna nimuze, nimukomere ku Mana mwamenye, nimuhambe hamwe muhagarare, muhamye Imana mwakurikiye. Iki ni igihe cyo guhagarara abantu bakabagabo nyabagabo, bagahamya ko Imana bakurikiye ari ya nyayo, kabone naho ibihe bigoye, kabone naho ibihe bikomeye. Ntabwo bitunguye abantu b'Imana. Abantu b'Imana barategujwe. Imana ibabwira ko hagiye kuza ibihe bikomeye, Imana ivuga ko hagiye kuza ibihe birushya, none nibyo dukandagiyemo. Rero nimuhagarare muhamye Imana, muvuge neza Imana, ntabwo mwisari iwacu, mumenye ko iwacu ari mu ijuru, kandi igihe kigeze rwose, igihe gisohoye kugira ngo umuntu wese agaragare mu ruhande rwe uwo ari we. Niba hamye Imana bimenyekane. Umwe yaravuga ngo ntabwo bidukwiriye ko dukeza abami babiri. Aravuga ati niba ari Imana dukorera, mureke twerure dukorere Imana, niba ari Satani dukorera, twerure dukorere Satani. Mbese birakwiriye ko umuntu wese amenyekana uwo ari we n'uwo akorera, umwami we, igihugu ajyamo bikamenyekana. Ni igihe cyo guhamya rero, ni igihe cyo guhagarara ku Mana, umuntu wese agahamya Imana yamenye. Imana tugire neza kandi Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo witinya, wigira ubwoba mu bikomeye, mu ntambara, mu ngorane
hari ubutabazi bw'Imana. Wowe hamya Imana, unambe ku Mana yawe, ukore neza, wihangane, nuruhe, ntucogore, rwose amakuba ari hafi, ariko ukomere ku Mana, uhamye mu ruhande rwawe. Imana izakugira neza, uzasanga ubutabazi mu ngorane, nk'uko abo bahungu bageze mu muriro bagasanga Kristo Yesu ari muri uwo muriro. Imana ishimwe. Reka dusenge. Ugize icyifuzo cyo gushaka, cyo guhabwa imbaraga zo gukomeza guhamya Imana, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikugirire neza, Imana iguha imbaraga, Imana igukomeze kugira ngo ukomeze nawe uyihamye, ivuge neza, uyibere ambasaderi mwiza. Nukomeza guhamya Imana, ibyiza biri imbere yawe kandi Imana izakugirira neza. Uzabona ukuboko kw'Imana, nawe uwo mugabo wo guhamya ko Imana itabara. Imana itugirire neza. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye umwanya mwiza, tugushimiye iri jambo ritambutse mu matwi yacu n'abaduteze amatwi. Mu izina rya Yesu Kristo, urashaka ko abantu bakomeza guhagarara ngo bahamye uko bikwiriye, abantu b'abagabo nyabagabo bakwikomezeho. Kandi ijambo ryawe tweretse ko umuntu uhagaze akaguhamya, umuntu uhagaze mu ruhande rwawe, ntacibwe intege n'intambara, ntacibwe intege n'ibiteye ubwoba. Hari ubutabazi Kristo Yesu ujya wohereza abantu b'Imana, hari ubutabazi yohereza abantu bakwiringiye bakakuvuga neza, bagahagarara mu ruhande rwiza rw'Imana. Hari ubutabazi ujya wohereza. N'aba badukurikiye turabasengeye Mwami, kugira ngo wabe imitima yaricitse intege, abantu bari bacogoye, rwose ubongerere imbaraga, ubongerere Mwami wacu Yesu Kristo inkomezi, kugira ngo barusheho gukomeza kuguhamya no mu bihe bikomeye barimo, no mu bihe bikomeye bazacamo. Ubakomereza amaboko muri ibi bihe mu izina rya Yesu. Ubaha ijambo ryo kugendana, kugira ngo igihe gikwiriye Mwami bazamere nka Daniyeli, nubwo yari mu bunyage atoranirijwe kuba ibwami, ariko agambirira kutiyandurisha bene ibyo, ahubwo agambirira wesha Imana icyubahiro. Bene data badukurikiye, bahereza imbaraga zo kuguhesha icyubahiro aho bari hose, mu byicaro barimo, mu mirimo bakora, mu byo barimo, ku munsi, ku manywa na nijoro, baguhesha icyubahiro. Kandi igihe gikwiriye bazahabwa ikamba ry'ubugingo ry'abanesheje, bakiranutse, bakiri mu by'umubiri. Urakoze kumvishe gusenga kwacu. Reka ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.